Amakuru ariho ari kuvuga ko uyu Vestina ashobora kuba ashatse umugabo akiri mutoya kubera ko atwite. Abantu benshi batangiye gukora izo video bavuga ko Vestina atwite, by'umwihariko no kuri Chita Magic icyo kiganiro bagikoze bibaza niba koko Vestina yaba ashatse umugabo umuruta kuriya umwikubyemo imyaka kabiri kubera ko ashobora kuba atwite. Uyu Vestina ni umukobwa w'imyaka 21, arangije amashuri ye ejo bundi muri 2024 mu kwezi kwa karindwi, niho yakoze ikizami cy'amashuri yisumbuye ya segonderi asoza we na murumuna we, ariko kuri ubu ngubu akaba akoranye cyangwa se akaba asezeranye n'umusore wo muri Burkina Faso ufite imyaka 42, Vestina we afite imyaka 22. Abantu benshi bakaba bavuze ngo uyu mukobwa ko asezeranye akiri umwana, ese yaba asezeranye atwite? Ese ni iyihe mpamvu yabitumye uyu mwana yirukankira gukora ubukwe afite imyaka 22 gusa, umwana wari ukunzwe mu gihugu cy'u Rwanda, umwana tutakekaga ko ashobora kuba yakora ubukwe akiri muto yakuriya. Byagomeje gusakuza bivuga ko impamvu uyu Vestina ashobora kuba ashatse gukora ubukwe yihuse ari uko yatewe inda n'uriya musore, akaba rero avuze ngo reka twibanire, kuko umusore ni uwo muri Burkina Faso ko nabibabwiye, afite imyaka 42, ariko uyu nguyu Vestina ni umukobwa w'imyaka 22 itarengaho n'amezi n'atatu, ariko akaba ahisemo kuba yajya kubana n'umugabo w'imyaka 42. Reka tubyinjiremo tubirambure ubundi turebe ngo ni ukubera iki cyangwa se n'iki cyatumye uyu Vestina ubwo yajyaga gukora ubukwe ataremeye ko amafoto yabwo yafotorwa ako kanya agahita ashyirwa ku mbuga nkoranyambaga, ku buryo n'abantu benshi bari bufate ibiganiro batagiyeyo, ahubwo hakajyayo Irene Murindahabi nawe agategeka ko ikiganiro agomba kugishyiraho umunsi uri kurangira. Njye tugiye kubana ndi Isaac, reka ngusaba gukora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tujye tubana n'ibindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Nshimira nawe mwakoze subscribe ndetse n'abagomeza kugenda abadufasha gusharinga aya mavideo. Ubundi ibingibi isezerana ry'uyu nguyu ryabaye ku itariki 16 niho amavideo yatangiye kugaragara, ariko ubundi byabaye ku itariki 15 nimugoroba niho basezeranye. Abantu benshi ntibabimenya, ariko mu gitondo niho hagiye kumvikana inkuru ivuga ko Vestina ubu ngubu gutya yamaze gusezerana, agiye kujya gutura mu gihugu cya Burkina Faso ku myaka ye 22 gusa, akaba yarasezeranye n'umusore wo muri kiriya gihugu cya Burkina Faso w'imyaka 42. Abantu bakaba batangiye kuvuga ko ashobora kuba agiye kubana nawe kubera ko bakoze amabi uriya musore akamutera inda, kandi byagomeje no kuvuga ko uyu nguyu Dorcas atwite. Abantu benshi bagomeza kubihamya bavuga ko bya nyabyo kuko uyu mukobwa ashobora kuba akoze ubukwe byihuse gutya. Umukobwa hari icyamare wakoreraga amafaranga ye, kuko ubundi ntabwo babyumvikana ko umukobwa wo mu gospel kuriya, umukobwa ufite amafaranga kuriya, cyangwa se udafite ibintu biri kumwirukansa, wari ukimara kurangiza ishuri atarafata n'agahe na gato ngo yitekerezeho arebe ibiri ngombwa agomba gukora, agahita ajya gushakana n'umugabo byihuse kuriya, atari uko abuze amafaranga cyangwa se afite ikindi kibazo. Akaba ariyo mpamvu abantu benshi bagomeje kuvuga ngo uyu Dorcas ashobora kuba akoze ubukwe kubera ko atwite. By'umwihariko na Chita icyo kiganiro yagikoze bagarukaho bavuga ngo kuba ari umugospel, nubwo abantu benshi bagomeje kubivuga nyine ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko Vestina atwite. Chita yabajije uwo bakoranye ikiganiro niba ashobora kuba ni Gafaranga bagikoranye, abaza Gafaranga niba uriya mukobwa ashobora kuba atwite. Gafaranga aramusubiza ngo kuba ari umukristu cyangwa se aririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ntibivuze ko bitamucika ngo ibyo ngibyo nawe abikore. Ntibivuze neza ko nawe adashobora kubikora kuko nawe ni umuntu, ariko by'umwihariko ni inkuru yababaje abantu benshi, nubwo nyine nta kundi babigenza. By'umwihariko na Regan nawe yabivuze avuga ngo uriya mwana ashatse akiri mutoya,
arihuse yari atarafata igihe ngo yitekerezeho amenye icyo gukora gikwiye, ariko nyine ubwo nta kundi niyo mahitamo yiwe. Uyu Vestina rero ubu ngubu nyine bivuze ko mu minsi iri imbere igikwe cyiwe cyo gusezerana imbere y'Imana nyine kuko mu murenge ho byarangiye, nabwo buri imbere nyine mu minsi mikeya nubwo batarabitangaza, kuko n'ubundi gusezerana kwabo byari byahishwe cyane, nubwo byaje kumenyekana birangira n'ubundi bimenyekanye. By'umwihariko Vestina ni umukobwa ukunzwe hano mu Rwanda muri gospel, murabizi ko indirimbo bagiye bakora zakunzwe, harimo Iriba, harimo indirimbo Adonayi n'izindi nyinshi murazizi, no kuturusha. Ariko nk'abantu mwamukundaga nyine mugomeza kumwifuriza kuzagira urugo rwiza, kuko bishobora kuba bitoroshye gushakana n'umuntu utazi wo mu bihugu byo hanze, by'umwihariko umuntu nk'uru uba ukuruta, ufite imyaka 42, ufite imyaka 22, umugabo afite 44, Vestina ni 22, bivuze ko Vestina azagira 44, umugabo ari 66. Reka ngushimire twabanye rero muri kino kiganiro, gusaba gukora subscribe ndetse nkubwira ngo nawe wayikoze warakoze, ndetse nkomeza kukwifuriza weekend nziza. Ngiye twabanye ndi Isaac Sibomana, gusaba gukora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tujye tubana n'ubundi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ciao ciao.